Banyarwanda banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti z'ibiganiro byacu, uyu munsi tukaba tugaruka mu kiganiro cyo kuvuga kuri masturbation, kwikinisha ni iki, bigira ingaruka ki, bituruka he, biterwa n'iki. Ntabwo tubitindaho kuko ikiganiro nk'iki twigeze kukigira, ariko kandi turagaruka ku mpamvu zituma abantu bikinisha. Burya kwikinisha ntabwo ari igikorwa cya muntu, n'amatungo ntiyikinisha, ariko twebwe turikinisha abantu. Hanyuma tukajyaho tukavuga ko inyamaswa tuzirisha ubwenge kubera ko twikinisha, cyangwa se kubera ko umugabo arongora umugabo, umugore akarongora umugore. Nubwo ibyo byo tuzabigirira ikiganiro cyabyo. Kwikinisha ubundi ni igikorwa umuntu akora abitewe n'amashitani na za roho mbi ziba zigambiriye ubwazo kwinezeza, aho zakagombye gukora nk'ahari abantu bakagombye kuba bari gukorana imibonano mpuzabitsina, bikakorerwa mu muntu kuri we afasha kandi akorera cyangwa se akorana na za roho bw'umwaku, akaba atazi impamvu iri gutuma we abikora, impamvu ibimutera. Bize muri mwebwe mumenye inkomoko yabyo. Ni amashitani, ni roho, ni imyuka mibi bamufasha. Njye mbivura nk'imyuka mibi kandi bigakira, kandi abantu bakajya mu gikorwa cyabo mu buryo bwiza bitabagoye, kandi bagakira burundu. Aho ngaho rero ndabibutsa abantu bafite icyo kibazo ko twebwe tuvura ikibazo n'ingaruka zo kwikinisha. Abafite ikibazo rero cyo kwikinisha bakaba bakwiye direct kuza tukabafasha. Ni imiti dutanga mu gihe kiri hagati y'iminsi 10 n'iminsi 30, babaswe kubagize ikibazo cyo kwikinisha bakaba bamaze gukira, kandi n'ingaruka zabyo zose zikaba zamaze gukira. Ariko kandi ni byiza ko uwivuza abazi ikibimutera n'ingaruka bimugiraho, hanyuma n'uburyo kibivurwa kandi n'ababivura. Ingaruka bitera zirazwi. Hari ugucika intege mu mibonano mpuzabitsina kugeza ubwo bishobora no guhagarara burundu. Ukaba wajya gutereta umugore kubera kwikinisha igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kikanga, ukagira icyo twita ejaculation precoce, guhita urangiza ako kanya, cyangwa se ugahorana indwara zo kwibagirwa, cyangwa se ugahorana umushiha, cyangwa se ugahorana ibibazo runaka. Ibyo ni ibibazo bishobora kuba haba ku bagabo cyangwa se ku bagore, haba ku bakobwa cyangwa se ku basore. Tukaba tubivura rero. Ntabwo tuvugira umuti kuri YouTube kuko nta nubwo ari iyo mpano yacu. Impano yacu ni ukuvura, ntabwo ari ukuvuga imiti, kuko uvuga imiti se abenshi baba bagiye gusoma ibintu kuri YouTube akaza akavuga ngo nimugende mwoge umunyu wo mu ngezi. Umunyu wo mu ngezi wogwa ni urugera iyo urukoresheje iminsi myinshi, ukarukoresha 2-3, umubiri wawe uba uwushyiramo umunyu mwinshi, kuko winjirira mu ruhu ukajya mu mubiri, ejo ukarwara hypertension, imivuduko y'amaraso, kubera umunyu ugenda wiyongera mu mubiri. Mujye mugira impungenge y'ibintu bivugirwa ku ma YouTube, ibintu byose bivugwa n'abantu ubwo bagiye gusoma, basomye ibyo batakoreye ubushakashatsi, cyangwa se badafiteho amakuru runaka, kubera yasomye kugira ngo YouTube yinjize amafaranga, akaza kubabeshya, namwe mukamanuka mugiye koga imyunyu y'urugera, ariyo myunyu yitwa iyo mu ngezi. Rero ejo mugakurikiraho kugira ingaruka zo kurwara imivuduko y'amaraso mutaritondeye ibyo bintu. Njye ndabizi kuva kera kuko nayikoreshaga kera myunyu kugeza no munsi nk'umuvuzi, ariko bagiriyeho nuko abayikoresha inshuro nyinshi muzahura n'ikibazo cyo kurwara imivuduko y'amaraso kandi mwarayobejwe. Mugira amahoro rero n'ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri YouTube.
banyafurika by'umwihariko abanyarwanda abanyarwandakazi, ikigo Hidden Polyclinic mu kuvura indwara zananiranye giherereye ku Kimisagara munsi y'isoko kuri station SP, hamwe na Dr. Rio n'abasipesiyaliste mu kuvura from Nigeria. Tuvura indwara zikurikira: uburozi bw'amoko yose, ubutegano, imyuka mibi, uburozi butera ibisazi, ubw'uburyano ndetse n'akarande zo mu muryango. Tuvura indwara z'umubiri wose: umuvuduko w'amaraso, hepatite B na C, igifu, impyiko, indwara z'ubuhumekero, asima, bronchite n'izindi zose. Si ibyo gusa, tuvura indwara z'uruhu, vitiligo, ibire byo mu maso, indwara z'amagufa, rubagimpande, gute, umugongo n'ibindi. Indi specialite, dutanga umuti utuma umugabo wawe cyangwa umugore wishakiye ataguca inyuma. Ku bagore n'abakobwa babuze amavangingo, nitwa Gisubizo. Ku mugabo bafatiriye ujya gutera akabarira akabura ubugabo bwe, nicyo gihe ngo tumusubize agaciro mu muryango we. Dukorera ku Kimisagara munsi y'isoko kuri station SP. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ivuriro Hidden Polyclinic, gira ubuzima bwiza.